Muraho neza, nitwa Noah, nkaba ndi director wa Tiba Film Village. Nkaba ngiye kubigisha isomo rya mbere mu kwandika script ya film, Introduction to Script Writing. Nyuma ya introduction, ayandi masomo tuziga ni Develop Core Story, kubaka inkuru nyirizina. Isomo rya gatatu tuziga ni Character Development. Character Development ni ukubaka abantu. Ahanini muri Character Development twubaka za biography, ese umuntu runaka uri muri iyi filime yabayeho gute, twubaka ibyo bita bya back story. Mbere yuko filime itangira uyu muntu yarabayeho ubuzima bumeze gute, ese ibyemezo arimo gufata, umujinya afite wenda uraturuka yuko yakoze divorce mbere yuko filime itangira, n'ibindi bintu nk'ibyo. Isomo rya kane tuziga gukora incamake za filime, twige logline, synopsis na treatment. Logline, synopsis na treatment byose ni incamake za filime, ariko bikaba bitandukanye kuko bireshya. Nk'urugero, logline ni nka interuro imwe cyangwa interuro ebyiri, synopsis bari nk'igice cy'ipaje, treatment yo akenshi iterwa n'ingano ya filime, nuko ukora incamake yashatse kubisobanura. Ariko urebye treatment iba ari nka filime yose ariko yanditse muri action. Isomo rya gatanu tuziga imirongo ya filime, ibyo bita storylines, twige icyitwa step, outline ndetse na beat sheet. Mu isomo rya gatandatu tuziga igishushanyo cya filime, formatting technique. Hari ibyo bita 3 act, hari abakoresha 5 act, ariko n'ubangwe se Hollywood ni urugero cyangwa se n'izindi nganda za sinema zateye imbere, filime bayipanga gute. Tuzareba ibyo bita pilote, dutandukanye story na pilote. Hari inkuru bufite ariko hari uburyo ugenda uyishyira muri detail, ibyo byose uko ugenda ubipanga mu byiciro. Ibyo byose nibyo tuzagenda tureba muri iryo somo rya gatandatu. Hanyuma isomo rya karindwi ni icyo bita gukoresha software zagenewe kwandika script. Habaho software zagenewe kwandika script, izo ngizo tuzaziga zikora gute, umuntu azikoresha ate. Iyo uri gukoresha izi software zagenewe kwandika script, birakorohera kurusha uko washaka kwandika muri Word cyangwa se izindi software zitagenewe kwandika script. Kuko muri software zagenewe kwandika script ibintu byaho biba birimo byose ibyo usabwa kwandika. Ahangaha kandi muri formatting zo kwandika script tuzahita ko turebana n'ingero, tutangire kandi twandike na filime zacu muri iyi format. Isomo rya 8 ni ugucuruza script. Uyu munsi reka duhite dukomeza n'isomo ryacu rya Introduction to Script Writing. What is script? Ese script ni iki? Script cyangwa se screenplay bishobora kuba kimwe cyangwa se bigatandukana bitewe, ariko script turi kuvuga uyu munsi ni filime umwanditsi yandika ku buryo umuntu yisomye abasha kubona neza ishusho ya filime bimeze nk'aho ari kuyireba kuri televiziyo. Script kimwe n'ibindi bihangano nayo igira intangiriro, igihimba n'umusozo, beginning, middle na ending. Mu ntangiriro umwanditsi wa filime atangira agaragaza aho filime iri kubera, ibyo bita location, ese ni bande bari muri iyi filime, ibyo twakwita characters. Igice cya kabiri filime itujyana mu kibazo nyirizina, ikatwereka inkuru n'ikibazo nyirizina. Filime yerekana character y'ibanze, uwo twita protagonist, abenshi mwita ngo na acteur bitewe n'amafilime atandukanye abantu baba bararebye. Filime kandi muri iki gice itwereka uwo bahanganye, uwo bita antagonist mu buryo bwa script, ariko abenshi mwita the band. Filime igaragaza icyifuzo cya acteur, ibyo bita désir mu gifaransa. Filime igaragaza impamvu the band amurwanya, ibyo bita danger.
ikagaragaza ukuntu bigoye kuba akitere yatsinda. Muri makeya filime ni desire et danger. Icyo protagoniste ashaka kugeraho n'ikintu gituma atakigeraho. Ikindi nababwira ni uko kubaka inkuru yawe neza uba ugomba kubaka inkuru y'umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu runaka bashaka kugera ku kintu runaka, icyo kintu kikaba kigoye kuba umuntu yakigeraho ndetse hafi yo kuba kidashoboka. Hanyuma uburyo abo bantu bazagerageza kukigeraho bukaba ari bwo buryoshya ya filime yacu. Filime iba ishobora kurangira akitere abonye icyo yashakaga cyangwa atakibonye, byose biterwa n'amahitamo y'umwanditsi. Ahanini isomo ry'uyu munsi ryibanze ku kuvuga muri makeya script ni iki, screenplay ni iki, ese haba harimo iki. Yewe twagerageje no kuganira ku byo tuziga ubutaha. Rero reka mbe nsoreje ahangaha, hanyuma mbahe homework. Mugiye gufata za nkuru zanyu mwakoresheje muri application maze musubize ibi bibazo. Ikibazo cya mbere, who is the protagonist, the hero of your story? Inkuru iri muri iyi filime yawe yubakiye kuri nde? Tubibutse ko protagonist niwe inkuru iba yubakiyeho. Dutangira gukora core story development, tuzatangira kubaza ngo ese who is the hero? Arashaka ninde ntwari ya filime yacu, arashaka kugera kuki, antagoniste ninde, kubera icyo amurwanya, filime irangira gute, filime itangira gute, n'ibihe bibazo biba muri iyi filime. Ibintu nk'ibyo n'ibindi tuzagenda twubaka. Ariko hano noneho dukeneye kumenya ngo who is the protagonist? Kubera iki uwo muprotagoniste wawe wumva ari ngombwa kuba umuntu yamukoraho filime muri iki gihe? Ikibazo cya kabiri, what does he want? Ese intego y'ubuzima bw'uyu muprotagoniste wawe muri iyi filime ni iyihe? Ikibazo cya gatatu, who is the antagonist? Ninde bahanganye cyangwa se the bande ninde muri iyi filime? Ikibazo cya kane, what is the danger? Ni izihe mbogamizi muri iyi filime yacu zizaba mu nzira ya protagonist? Ikibazo cya gatanu, ese filime iri kuba ryari, ikabera hehe? Ni hehe kandi ni ryari filime iri kuba? Filime iri kubera he kandi iri kuba ryari? Urugero, filime ishobora kuba iri kubera mu Rwanda mu mwaka w'1930. Filime ishobora kuba iri kubera i Bugande mu mwaka w'2040. Ikibazo kiravuga ngo rero filime iri kuba ryari, kubera ko icyo gihe iri kuba nicyo kidetamininga nanone ukuza kuba ari inkuru yawe. Ahangaha ntimwirimite kuko habaho na filime ziba muri timeless. Urugero, kugira ngo wumve neza akamaro ko kumenya igihe n'ahantu filime iri kubera, ni ukuvuze ngo filime iri kuba mu Rwanda mu mwaka w'2020, byaba bigoye kuba wavuga ngo ni filime y'umwana nyina abarwaye akabura uko amuvuza. Kubera ko mu Rwanda hari mituweli, nta muntu urembera mu rugo, byagusaba gusobanura neza ukuntu uwo muntu araza kubura amafaranga yo kwivuza, kandi abantu bari mu byiciro by'ubudehe, abantu batishoboye bavuzwa ku buntu. Iyo nkuru rero ishobora kutaba realistic. Mwakoze gukurikirana isomo rya mbere rya script writing. Nawe ubutaha. Homework mwohereza kuri tibafilmvillage@gmail.com, tibafilmvillage@gmail.com. Waba afite ikibazo ushobora kukibaza hano kuri email, cyangwa se mugakoresha WhatsApp group. Ku baba batarabasha kujya kuri WhatsApp group, namwe mushobora kuyijoininga kuri link iri kuri email. Murakoze.